Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Momberije TV, aho dufatanyiriza hamwe kwiga ibyigisho bigiye bitandukanye. Uyu munsi tukaba twongeye kugaruka mu cyigisho cy'ishuri ryo ku Isabato, tukaba tugiye kwiga icyigisho cya 8. Muri kumwe nanjye Mugabe Aime Olivier ndetse na mugenzi wanjye Irakoze Daniel. Yego, mbere yuko rero twimbika mu cyigisho, reka ubanze dushyire imbere y'Imana, twiragize Imana. Reka dusenge Imana. Yego. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye kugera neza kwawe n'uburinzi bwawe bwabanye natwe, tukaba twongeye kugira amasaha turi bazima, izina ryawe ry'icyubahiro. Amen. Utugenderere, Mwuka Wera arusheho kudusobanurira ibikwiriye kandi arusheho kutwumvisha neza icyo dukwiriye gukora. Tugusabye mu izina rya Yesu. Amen. Yego, mwebwe mudukurikiye rero muri kano kanya tugeze ku cyigisho cya 8 nk'uko nari maze kubivuga, kitubwira ngo gusohoza ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera. Rero iki cyigisho n'ubundi hari ubuhanuzi bwari bwarahanuwe kuri Yesu mbere mu isezerano rya kera, mbere yuko Yesu aza ku isi. Noneho Yesu aje gusohoza ubwo buhanuzi. Yego, tugiye rero kureba icyo kwibukwa cy'iki cyigisho. Kiravuga ngo ariko mufite ibimpamya biruta ibya Yohana, kuko imirimo Data yampaye ngo nyisohoze, iyo mirimo nkora ariyo impamya ubwayo, kuko Data ari we wantumye. Ibi rero biboneka muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 36. Ni ukuvuga ngo mu butumwa bwiza bwa Yohana harimo ibintu byinshi Yesu yagiye akora bisohoza ubuhanuzi abakera cyangwa se abakurambere mbere ya Yesu yuko aza mu isi bari baragiye bamuhanuraho. Reka wenda tudatinze twihute tujye ku ngingo yo kwa mbere ivuga ngo ibimenyetso n'imirimo ndetse n'ibitangaza. Yego, ni ukuvuga ngo rero nk'uko tubizi twese mu mateka yaranze Yesu igihe yari ari hano ku isi, Yesu yagendaga akora ibitangaza, yagendaga akora imirimo itandukanye, ndetse yagendaga yerekana n'ibimenyetso cyangwa se akora ibintu by'ibimenyetso. Yego, hari ibimenyetso byinshi Yesu yagiye akora, hari ibitangaza yagiye akora, yagiye avura abantu akabazura, ndetse hari n'imirimo yagiye akora ni myinshi. Nk'uko abantu bagiye bakomeza kudukurikira mu byigisho twagiye dushyiraho, bagiye basobanukirwa iyo mirimo n'ibyo bimenyetso. Rero sinzi niba hari ikindi kintu cy'ingenzi bakongeraho. Icyo nakongeraho rero kuri ingingo uvuga ngo imirimo n'ibimenyetso ndetse n'ibitangaza, ni uko muri ingingo barushaho kugaragaza yuko hari n'ibindi bitangaza byinshi byagiye bihamya Yesu Kristo nk'umwami cyangwa se Mesiya waturutse mu ijuru, akaba yaraje gucungura inyoko muntu. Ndetse ahangaha bavuga ko iyo Yesu aza guhita avuga ko ari Mesiya, abayobozi b'idini bahoraga bashakisha ikintu bamurega, bagombaga guhita bamusingira cyangwa bamwikiza muri make cyangwa se bamwikiza. Ahangaha rero ni ibigaragaza yuko nk'igihe Yesu Kristo yavugaga ko igihe cye kitaragera, ibintu byose byagiye bikorwa, byagiye biba mu mvugo ya gihanuzi yari iri gusohora muri icyo gihe. Ari nayo mpamvu Yesu Kristo yagiye agenda gakeya nk'uko ubutumwa yashakaga kugira ngo abwubake. Ariko muri uko kugenda gake hari imirimo yakoraga yagendaga imuhamya, ndetse hari n'ibitangaza yagendaga akora byagendaga bihamya ko ari we Mesiya. Ni ukuvuga ngo hano hari amagambo bavuze ngo Yesu yakoresheje ibimenyetso kugira ngo agaragaze ko akorana na Se. Urumva? Kandi hano baravuze ngo intego yo kuza kwa Yesu yari iyo gukora imirimo y'uwamutumye. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ibimenyetso yakoraga byerekanaga ko akorana na Se bitewe n'ubwenge cyangwa se n'ubushobozi bwabaga burimo. Ndetse n'imirimo yakoraga nayo bitewe n'ubushobozi bwabaga burimo byerekanaga ko akorana na Se. N'ubundi rero Yesu imirimo n'ibitangaza byose yakoraga byari kugira ngo yerekanishe uwamutumye, nk'uko twabibonye mu cyo kwibukwa. Rero ku ngingo yo kwa kabiri avuga ngo akamaro gakomeye k'ibyanditswe byera. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ibyanditswe byera icyo byandikiwe kuri iki gihe ikintu bitumariye ni ukugira ngo bitwereke icyo Yesu yaje mu isi kutumarira kugira ngo duhere ko tumwizere. Hano hari amagambo banditse ngo mu butumwa bwiza inshuro nyinshi Yesu yagiye agaragaza ko ibyanditswe byera ari ibihamya bimuhamya. Urugero, inshuro nyinshi Yesu akoresha ibikorwa byo mu isezerano rya kera kugira ngo bimufashe kwigaragaza ndetse no kugaragaza ibyo akora. Ni ukuvuga ngo wenda ahangaha birumvikana
nk'uko natwe ubu ngubu wenda Yesu ni uko bitakunda n'urugero ngiye gutanga aramutse agarutse ubu ngubu isezerano rishya ry'ubu ryahita rihinduka irya kera, urumva byaba ari nka cya gihe cy'uko Yesu yavuze ko azagaruka, akaba agarutse ashobora kugaruka mu buryo yajemo abantu ntibamwizere bitewe n'uburyo ajemo, urumva. Ariko nk'uko tubibonye hano muri iyi ngingo, ibimenyetso mu isezerano rishya hari ibyo bari bagiye batanga, isezerano rya kera hari ibyo bari bagiye batanga byerekana icyo Yesu azabaje gukora n'uburyo azazamo, ariko ntabwo abantu bagiye babiha agaciro. Rero ababihaye agaciro baramumenye bakamukurikira, abatarabihaye agaciro niho havuye abamurwanya. Rero akamaro gakomeye cyane k'ibyanditswe byera icyo bitumariye numva nakuye muri iyi ngingo ni uko ari byo bitwereka inzira dukwiriye kunyuramo kugira ngo tuzagere mu bwami bwo mu ijuru. Wabivuzeho cyane, nanjye sinifuza kubitindaho, gusa nanone kuko iki cyigisho burya ari ikibanda kuri Yohana cyane. Yohana mu gice cya 5 ku murongo wa 39 niho bagaragaje yuko mu byanditswe byera arimo tugomba kurondoramo tukareba uwo bihamya uwo ari we, kuko Yesu Kristo yavuze yuko uwo bihamya yavuze ko ibyo byanditswe byera ari we bihamya. Rero nitumara kumenya uwo bihamya bizaba bidufitiye akamaro cyane, kuko bizatwigisha icyo dukwiriye gukora mu mibereho yacu kugira ngo duhabwe andi masezerano ndetse tubone n'ako gakiza Kristo yasezeranije. Ahangaha ngira ngo dusoze ingingo, hari ikibazo uyu mwanditsi yagarutseho ngira ngo turusheho kuzagitekerezaho. Bavuga ngo uyu munsi ni izihe mbaraga zikora rwihishwa cyangwa ku mugaragaro kugira ngo zitume dutesha agaciro ububasha bwa Bibiliya. Urumva ko iki cyigisho cyakunze kugaruka cyane ku bubasha Bibiliya ifite bwo kutumenyesha ibyerekeranye n'agakiza kacu. None zana igisubizo cyawe, twebwe turavuga ko uri bukizane muri comment kugira ngo tubashe kumenya ese ibi byanditswe byera warondoyemo iki, cyangwa se ni igiki wasanze bigomba kukwigisha. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese azazana igisubizo bitewe n'uko yumvishe kino cyigisho. Yego, tugeze rero ku ngingo yo kuwa 3. Ndifuza ko twayigererana n'ingingo yo kuwa 4 kuko ni ingingo zenda kumera kimwe, ni ingingo zimwe mu migabane ibiri itandukanye. Yego, ni ukuvuga ngo ni ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera bwerekeye kuri Yesu. Mbese isezerano rya kera ritubwira iki kuri Yesu, umugabane wa mbere n'umugabane wa kabiri. Yego, wenda reka twifashishe rino somo riboneka muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 3. N'ubundi ni mu isezerano rya kera. Reka wenda duhere ku murongo wa mbere kugira ngo dusobanukirwe. Haravuga ngo ijwi ry'urangurura, nimuhumurize abantu banjye mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere mubabwire ko intambara zabo zishize, kandi yuko gukiranirwa kwabo bakubabariwe, bababariwe n'ibyaha byabo byose, ko babibabariwe kabiri n'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo umurongo wa 3, nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Yego, ni ukuvuga ngo ahangaha n'ubundi icyo iri somo rishaka kutwigisha cyangwa icyo riganishaho, iri somo riraganisha n'ubundi kuri ya magambo Yohana yavugaga igihe yabaga ari kubatiza. Ni ukuvuga ngo hari umuntu bari bakwiye kugororera inzira cyangwa se gutunganyiriza aho agomba kunyura. Yego, aho agomba kunyura. Uwo muntu rero yari Yesu Kristo. Wenda nubwo abantu hari igihe abantu babisomaga ntibabiha agaciro cyangwa se ntibabyumve neza bitewe n'ibyo babaga bari kwitekereza bo mu mitima yabo n'ahazaza habo. Baratekerezaga bati niba uyu muntu ari kuvugwa cyane naza azaba umwami, twe tube ibikomangoma, tuba abantu bakomeye ku ngoma ye, tuzata tumumenya ntabwo tuzamuyoberwa igihe azaza ari umwami. Rero bakavuga ati ibi ntacyo bitwaye, naza tuzamumenya. Ariko ntabwo ariko byagenze. Sinzi rero ikintu wakongeraho kuri iyi ngingo. Wenda ikindi nakongeraho ni uko burya niyo tugiye mu byanditswe byera bisanzwe tubona yuko kuva mu itangiriro icyo bagaragaza ni Yesu Kristo, we wagombaga kuza kuducungura ku bubata bw'icyaha. Hari igihe Adamu yacumuraga
akaboherwa umwambaro uvuye ku ntama, intama ikameneka amaraso kubera bo. Ibyo byagaragazaga Yesu Kristo wagombaga kuza gucungura umuntu, yego, nta ruhare yagize mu gukora icyaha. Ndetse no kuri Aburahamu kugira ngo bahatambwe Isaka, urabizi ko Isaka atatambwe, ahubwo hahise hatambwe ntama yindi, yego, yaturutse mu gihuru, yego, ku bantu batazi aho yavuye. Ibyo rero byagaragazaga Yesu Kristo wagombaga kuza gucungura umuntu. Ndetse na iriya ntama yabazwe ku igihe Abisirayeli bari bagiye kuva muri Egiputa kugira ngo basige amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo. Ibyo byose ni ubuhamya bugenda bugaragaza Yesu Kristo mu byanditswe byera, cyane cyane ko ari mu isezerano rya kera. Noneho Yesaya we abihanura neza, agaragaza uko kugororera inzira Uwiteka cyangwa se Mesiya wagombaga kuza kuducungura. Ari nabyo hano bagarutseho ku mugabane wa kabiri, yego, bagaragaza yuko nta gushidikanya kuvuka kwa Yesu, imibereho ye ndetse n'urupfu rwe byahanuwe mu isezerano rya kera. Ni igihamya gitangaje rero cy'uwo Yesu yari we nka Mesiya wahanuwe. Yohana agaragaza iyo mirongo yo mu isezerano rya kera. Ndagira ngo wenda tuyivuge nko muri Zaburi 118 ku murongo wa 26, ndetse no muri Zekariya igice cya 9 ku murongo wa 9, niryo wadusomeye muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 3. Iyo mirongo yose rero ivugwa mu isezerano rya kera, Yohana ayigaragaza nko kugira ngo agaragaze uwo Yesu ari we, kandi akagaragaza impamvu dukwiriye kwiringira Yesu kandi tukakira agakiza aduha. Urumva ko impamvu yatumye twizera Yesu Kristo ari impamvu nziza cyane kandi inumvikana, kuko niwe uduha agakiza ku byerekeranye n'imibereho yacu. Yego, hano hari andi magambo bavuze ngo Yesu yabwiye abayobozi b'idini ati, murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufitemo ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamye. Ni ukuvuga ngo n'ubundi Yesu yababwiraga ko ibyo bintu barondora mu byanditswe basoma mu gitabo cya Yesaya no muri biriya bitabo byo mu isezerano rya kera, k'uwo bihamya cyangwa se baba basoma bashaka gusobanukirwa ari hagati muri bo, bagakwiye kumubaza byinshi bakabasobanurira. Ariko bo bakomeje gutegereza undi uzaza, bituma bigaragara nk'aho binangiye. Yego, ndumva twajya ku ngingo yo kuwa gatanu ivuga ngo mukomoka ku isi. Yego, tutamera nk'abandi bavuze ngo mukomoka kuri so Satani. Yego, ariko iryo jambo riranditse muri Bibiliya, niko Yesu yabwiye abantu bose batabyawe n'umwuka bakomoka kuri so Satani, kuko n'imico baba bafite bari nk'iya Satani. Yego, ariko aba ari byiza rero ko twihindirira data wacu. Yego, rero mukomoka ku isi ni ingingo nziza cyane. Yego, sinzi icyo baba bararondoyemo. Ni ukuvuga ngo muri iyi ngingo rero baravuga, hari amagambo banditse ngo icya kabiri, Yesu aravuga ati mukomoka ku isi. Ni muri Bibiliya ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 8:23. Mu yandi magambo, uko baba bari abanyedini kose, ntabwo bari bafite ibya mwuka, nta nubwo bari abantu bubaha Imana. Bari bafite ishusho yo kwera, ariko bakarangiriza aho gusa. Bikarangirira aho gusa. Inyuma bagaragaraga nk'abubaha Imana, ariko imbere mu mitima yabo batizera. Ni ukuvuga n'ubundi aya magambo na Yesu yabwiye abigisha amategeko cyangwa se abigisha muri iriya minsi, bari bafite ishusho imeze nk'iy'abantu bavuga ijambo ry'Imana, nk'abantu b'Imana. Ariko ibintu bakoraga n'imitekerereze yabo bikaba bihabanye. Henda nkeka ko ariho havuye rya jambo bavuga ati, mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Ariko ibyo ntabwo ari ijambo umuntu w'Imana yagakwiye kuvuga, kuko umuntu w'Imana aba agomba gukora imico myiza ihwanye n'ibyo avuga, kandi n'ibyo ijambo ry'Imana risaba. Yego, rero ndumva ahangaha n'ubundi umuntu wese ukora iby'Imana idashaka aba ari uw'isi, ariko umuntu ukora iby'Imana ishaka aba reka mwite uw'ijuru. Kuko n'undi ni umutajuru, kuko Imana yahamije ko abantu bose bemeye Yesu Kristo ari abana b'Imana, kandi Imana iba mu ijuru. Rero turi abana b'ijuru. Yego, rero natwe icyo dushishikarizwa gukora ni ukugira ngo tugire imico nk'iy'ab'ijuru, kugira ngo twe kuba b'isi tutazarimbuka,
ahubwo tuba ab'ijuru tuzigere mu bwami bwo mu ijuru. Sinzi niba hari ikintu wakongeraho rero kuri iyi ngingo tugasoza. Icyo navugaho gitoya ni uko ahangaha n'ubundi bagaragaje yuko abantu bizera Yesu Kristo cyangwa se bizera ibyanditswe byera ari bo bazaraga ubwami bw'Imana, niko nabivuga. Cyangwa ngo bityo nubwo hari ubuyobozi bubi, abayuda benshi bashoboraga kuburenga maze bakareba bo ubwabo uwo Yesu ari we. Ko bagiye bagaruka ku nzitwaza abayuda bari bafite ndetse n'imiterere yabo. Ariko nubwo hari ubuyobozi bubi bw'abayuda, buriya hari abayuda bagendeye mu kigare cy'uko babonye abayobozi b'idini bari guhakana Yesu Kristo, ariko bo bari bafite uburenganzira bwo gukurikira Yesu Kristo, cyangwa se bari bafite amahitamo yo kumva icyo Yesu Kristo abasaba, nubwo hari ababihisemo. Ariko abatarabisemo nabo ni amahitamo yabo mabi. Aricyo rero njye nsonza mvuga ngo dukwiriye kwishingikiriza ku byanditswe byera, nubwo turi ab'isi ariko dukwiriye kuba abatahajuru. Hano bagarutse ku kibazo kibaza ngo ni ayahe masomo wigira ku kiganiro Yesu yagiranye n'abayobozi b'idini? Ni mu buhe buryo dushobora kuba ab'ijuru ntitube ab'isi? Kandi ni gute dushobora kumenya iryo tandukaniro? Itandukaniro riri hagati yo kuba ab'ijuru n'ab'isi. Turi mu isi ariko dukwiriye kugira imibereho y'abatahajuru. Yego, ni ukuvuga n'ubundi nibyo twakomeje tuvuga kare. Igihe uzaba uri gukora imirimo ishimwa n'Imana uzaba uri uw'ijuru, ariko igihe uzaba uri gukora imirimo ihabanye n'Imana ishaka uzaba uri uw'isi. Yego, rero mu bindi byo kwiga no kuzirikana hano hari amagambo nshaka ko tuganiraho, ni make cyane, avuga ngo Imana ntihisha abantu ukuri kwayo, abantu nibo birindagiza maze ukuri birindagiza ukuri. Yego, maze ukuri kukababera umwijima ku bikorwa byabo ubwabo. Kristo yahaye abayuda ibihamya byinshi by'uko ari we Mesiya, ariko inyigisho ze zararikiraga abantu guhinduka batizigamye mu mibereho yabo. Ni ukuvuga ngo ahangaha n'ubundi ntabwo Imana iduhatira gukora kiriya cyangwa gukora kiriya. Imana ifite ubushobozi bwo kuvuga, niyo ituyoboye ifite ubushobozi bwo kuvuga ati mwese mugomba kugendera mu kuri, ariko yashyizeho umudendezo kugira ngo hatazagira uwumva atwawe n'igitugu cyangwa se akumva abangamiwe, kugira ngo buri muntu wese ahitemo ibyo ashaka. Rero niyo mpamvu bamwe barabyemera abandi bakirindagiza. Ni nacyo cyabaye kuri bari abayobozi, kuko bamwe barabyemeraga. Kuko hari ibihamya bigenda bitubwira ko hari abari mu bayobozi bakavuga bati nka Nikodemu, yego, kugira ngo nsebe ngiye kumanywa reka nemere njye kumushaka nijoro, akagenda akamushaka. Abandi bakavuga bati turasi twavugana nawe, ntabwo twavugana. Yego, ariko no wa mwana wa hahandi kwa wamubaje, ati umuntu tuzi wigarira yatereka reka ntabwo havayo umuyobozi, ntabwo havayo umuntu uvuga ibintu nk'ibi. Ariko twebwe ibyo ntabwo dukwiriye kubiha agaciro, ahubwo twebwe icyo dukwiriye guha agaciro ni igikorwa Yesu yaje gukora hano mu isi, igikorwa yakoze kiduhesha ubugingo muri kano kanya. Reka rero nsoze nshimira buri wese udukurikiye muri kino cyigisho dusoje. Cyari icyigisho cyiza kiduhuriza isezerano rishya n'isezerano rya kera. Reka buri wese abiha agaciro iyi gahunda, ntakagaruka. Tuzasubire mu cyigisho cy'ubutaha, tubashishikariza gukora subscribe, tubashishikariza gusharinga amagurupe mubamo kugira ngo abantu bagende biga ijambo ry'Imana. Reka dusoze udushyira imbere y'Imana. Reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Shimirwe ku bw'amagambo meza tumajije kumva. Turakwinze ngo uturinde kuba yatubera amasigara cyicaro, ahubwo Data ibyo wadusezeraniye urusheho kukidusoreza muri twebwe. Reka imbaraga Mwuka Wera urusheho kuba muri twebwe, maze uduhindure amateka muri twe, tube abagabo bo kuguhamya, ndetse n'imibereho yacu igengwe nawe. Ari abadukurikiye bose bahabwa umugisha nawe, ari abafite ibibazo bitandukanye bose ubabere Imana y'ibisubizo. Tugusabye mu izina rya Yesu, amen.